Kwibuka ni kimwe mu biranga umuntu ufite umutima, gituma uwarokotse agira icyizere cyo kubaho, ndetse n'abacu bazize Jenoside baba icyizere cy'uko tubazirikana. Ntabwo ari inzika nk'uko abapfobya bavuga, ahubwo ni ubutwari bwo kongera kubaho. Banyarwanda, mucyo twibukiye abacu, inzirakarengane zagiye tukizikeneye, ntituzibuke by'ubu gusa, ahubwo tuzibuke iminsi yose. Dukomere kandi dukomeze abandi mu bihe bigoye byo kwibuka abacu, duharanira ko bitazongera kuba ukundi, turwanye uwo ari we wese uducamo amoko. Ndi umunyarwanda, iganze i Rwanda. Ukwibuka budutere gukomera no kurushaho gusenyera umugozi umwe, nubwo abapfobya batazabura, ariko tujye tuzirikana ko igitonyanga gitobora ibuye atari uko gikomeye, ahubwo ari uguhozaho. Impambo y'urubyiruko rw'uyu munsi, ntirutinye abahakana akanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Nta mpamvu yo kubarebera, kuko aho tujya niho heza, kandi nta kiruta ubunyarwanda. Ndi inzora ya Kirenga, nka Wokimenyi yaraze umuheto, nzakomeza kurasanira u Rwanda. Nitwa Irumva Aloys.